yagiriye kiliziya zo muri Masedoniya. Nubwo bari mu ruhuri rw'amagorwa y'ibigeragezo, hakubitiyeho ubukene bukabije, ariko kandi bari no mu byishimo byinshi. Ibyo byabateye kugira ubuntu cyane. Nanjye ndahamya ko batanze ku bwende bwabo ndetse birenze uko bashoboye, ahubwo banyiringiraga kubareka ngo bagire uruhare ku mfashanyo yagenewe abatagatifujwe bo muri Yudeya. Baritanze biyegurira Imana, natwe baratwiha birenze ndetse uko twari tubyizeye nk'uko Imana yabishatse. Nicyo cyatumye nsaba Tito nshishikaye ngo akomeze iwanyu icyo gikorwa yabatangiyemo cyo kugira ubuntu. Kandi ubwo musanganywe ubukungahazwe muri byose, haba mu kwemera no mu kuvuga neza, mu bumenyi n'ishyaka muri byose, ndetse no mu rukundo twabatoje, nimukataze no muri iyo ngabire yo kugira ubuntu. Simbibahayemo itegeko, ahubwo ndabamenyesha imyifatire y'abandi, mukurizeho kugaragaza ukuri k'urukundo rwanyu. Musanzwe muzi ubugiraneza bw'Umwami wacu Yezu Kristu, we mukire wemeye kwigira umukene ari mwe abigirira ngo abakungaharishe ubukene bwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Zaburi idufasha kuzirikana iri somo ni Zaburi 146. Mutima wanjye singiza Uhoraho, mutima wanjye singiza Uhoraho. Nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose, ncurangire Imana yanjye igihe cyose nzaba nkiriho. Uhoraho ni Nyiringoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Hahirwa uw'Imana ya Yakobo ibereye umuvunyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye, we muremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Nimudahemuka iteka ryose, akarenganura abapfa akarengane, abashonji akabaha umugati. Uhoraho abohora imfungwa. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Uhoraho ahumura amaso y'impumyi, Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhoraho akunda ab'intungane, Uhoraho arengera abavamahanga. Umutima wanjye singiza Uhoraho. Ivanjiri ni iya Mutagatifu Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza ku 48. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Ahabwa ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe. Njyeweho ndababwira ngo nimukunde ababanga, musabire ababatoteza, bityo ntuzabana ba so uri mu ijuru. We uvushira izuba rye ku babi no ku beza, kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye. Nimwikundira gusa abakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bose ko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abo muvuga imwe, muzaba murushije iki abandi? Ese batazi Imana bo si ko babigenza? Mwebweho rero muzabe intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Bakristu bavandimwe, gushyira hamwe no gusangira ibyo dutunze ni ikimenyetso cy'urukundo ariwo murage twahawe na Yesu Kristu. Abakungahaye
ku neza y'Imana barasabwa kwigana Kristo mu migirire yabo, barangwa no kugira ubuntu, ubugwaneza n'impuhwe. Bavandimwe, gutanga si ukuba utunze byinshi, ahubwo ni ukuba ukungahaye ku mutima. Urwo ni urugero duhabwa n'iyi Kiliziya y'i Masedoniya tumaze kumva mu isomo rya mbere. Abakristo rero twese dusabwa kwigana no kugira uwo muco w'ubuntu. Abo Imana yahaye gutunga byinshi ntibakabigundire, ahubwo nibabere uburyo n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'urukundo, bafasha abakene kandi bitangira Kiliziya. Abadafite byinshi nabo bibuke ko gukira atari ugutunga byinshi by'amirenge ku ntenyo, ko ahubwo no muri bike batunze bashobora kubisangira n'abandi, byose tubigiranye urukundo muri Yezu Kristo. Ibyo ni byo bizatugeza ku butungane kandi ni n'umuhamagaro wa buri wese muri twe. Urukundo rwa kivandimwe kandi rutarobanura, bigeze n'aho dukunda abo tuzi neza ko batadukunda, nibyo bigaragaza ko turi abana ba Data uri mu ijuru, we mubyeyi udukunda twese, ababi n'abeza, ntagire uwo ashyira ku ruhande. Dusabe Imana Data umubyeyi wacu, dufashijwe na Yesu Kristo, mu ntege nke zacu twiyiziho neza, aduhe kugira urukundo nyarwo rugeza ku gukunda abanzi bacu, tugasabira n'abadutoteza. Nibwo tuzaba abana ba Data uri mu ijuru. Nyagasani Yesu akomeze abane namwe. Yari Padiri Benjamin Kamanzi, umupadiri wa Diyosezi ya Nyundo.